Hola, reka turebe ibyiza bya siporo. Turebe n'ingaruka siporo ishobora kurinda umubiri wawe. Muri rusange siporo ni nziza ntawabihakana, dore ko ituma tunagira ubuzima bwiza, ndetse dore ko n'ubushakashatsi bugaragaza ko siporo ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Siporo nubwo ishobora gukomeza umubiri cyangwa imbere, ntabwo ari ibyo gusa, dore ko ishobora gutuma utekereza neza ndetse n'umubiri wawe ukagira ubuzima buzira umuze. Wowe ukunda umubiri wawe, reka turebere hamwe impamvu ushobora gukora siporo byibuze 3 mu cyumweru. Uko uyikoze ugakora iminota 30, bivuze ko mu cyumweru byibuze uba ugomba gukora iminota 90. Impamvu ya mbere, siporo ni uko ikomeza amagufa ndetse n'imikaya yawe igakomera, kandi bikarinda kuvunika mu buryo bworoshye, ndetse n'indwara zimwe z'amagufa harimo nko kumungwa kw'amagufa, cyangwa se hari ukuntu amagufa bitewe n'uko umuntu agenda akura nta siporo agenda aba mato, ubwo nanone ibyo bikaba byatera ingaruka mu buzima bwe. Kandi nanone iyo ukuze ukora siporo, dore ko bikurinda indwara nka za rubagimpande ndetse n'izindi ndwara nyinshi z'imitsi, bikanarinda uruhu rwawe gusazira imburagihe. Siporo nanone ikarinda impfu zitunguranye, dore ko igenda igakomeza umutima wawe, kandi nanone ikakurinda ibyago byo kuba warwara indwara nka diyabete, hypertension, kandi nanone ikagabanya ibinure bishobora kuba byaguteza ibyago mu mubiri wawe. Siporo nanone igafasha ubwonko gukora neza, dore ko yongera amaraso arimo oxygen mu mitsi itembereza amaraso mu bwonko. Nanone ku bantu bageze mu zabukuru, dore ko ibarinda indwara ifata ubwonko yitwa Alzheimer. Kandi siporo ikaba ishobora kugabanura stress bitewe n'uko wenda wamaze iminota 30 ugenda cyangwa se uri muri gym, ahantu hose waba uri ariko uri mu gasiporo. Nanone ku bantu bagera mu buriri bakabura ibitotsi, dore ko iyo wakoze siporo wajya kuryama biba ibintu bikoroheye, ugasinzira neza kandi ugasinzira igihe gihagije. Ibindi byiza bya siporo ni uko ishobora kugufasha mu bijyanye no guhangana n'indwara. Ibi kandi bikaba ku bato n'abakuru mu gihe bakora siporo ya minota 30 cyangwa se iminota iri hejuru yayo. Nanone siporo ikaba iguha kuba wabalansinga ibiro by'umubiri wawe. Byaba ari byinshi ukabigira bike, byaba ari bike ukabigira byinshi. Bikanarinda iyi ndwara ya obesity iterwa n'umubyibuho ukabije. Ikanaturinda kanseri nyinshi zitandukanye. Dore ko kandi siporo nanone idufasha ku bijyanye no kugira uruhu rwiza. Iyo ukora siporo, amaraso abasha gutembera mu mubiri neza, dore ko iyi siporo idufasha kugira amaraso atembere neza, kandi ayo maraso ni nayo atwara intungamubiri. Izo ntungamubiri nanone nizo zifasha kuba wagira uruhu rwiza, kuko zimwe zijya mu ruhu rwawe. Ubwo urumva iyo witaye ku ruhu bigeze aha, bikurinda gusaza imburagihe. Kuba bigira uruhu rwiza ukagira itoto, bituma nanone birwanya iminkanyari, ukaba ugaragara nk'umuntu muto kandi mu by'ukuri ukuze. Kuba waba uri nko mu myaka 25 ariko umuntu yakubona akavuga ati uyu muntu afite imyaka 40, afite 50. Rero iyo ukora siporo kunguku bituma rwose ugaragara nk'umwana muto kandi mu by'ukuri ushaje, dore ko siporo igabanura ibyago byo kuba warwara ubusa, kandi wabona arwaye bikaba byaguha imbaraga zo kuba wakira. Si ibyo gusa, kuko bigabanura n'ububabare bwo mu ngingo runaka iyo wavunitse cyangwa se hari ikindi kibazo imitsi ifite. Kandi nanone ikarinda stroke, indwara y'umutima ndetse n'amadiyabete, dore ko siporo irinda abakuru indwara zifata imikaya. Nanone reka tureke kwibanda ku bakuru gusa, kuko n'abana siporo hari ikintu ibarinda, dore ko abana ubushakashatsi bugaragaza ko bakunda kwibasirwa n'indwara ya obesity. Dore ko iyo ukora siporo uri umwana bigufasha gukura mu bwenge ndetse n'igihagararo. Si ibyo gusa, dore ko bibafasha nanone gukura mu bwonko cyangwa se kugira ubwonko butekereza neza. Siporo nanone ku bana ikabarinda za ndwara zo mu bwana akenshi cyane, dore ko abana bakunda kwibasirwa n'indwara za hato na hato. Rero iyo uyikoze uri umwana, dore ko bikurinda za ndwara z'abana. Ubwo tumaze kubona ibyiza bya siporo, bikaba byiza kandi iyo uyikora buri munsi. Gusa nanone bitewe wenda abantu baba bafite akazi kenshi, ubwo mu cyumweru uba ugomba gukora byibuze iminota 90, ukayikora ubwo 3 mu cyumweru. Igihe uyikoze uba ugomba gukora iminota 30.
iyo niyo minota ishoboka mikeya. Nanone ku bantu bafite akazi, igihe udafite umwanya uba ugomba kujya wenda byibuze ku kazi n'amaguru, ukaba wakoresha iminota 30 mu kugenda 15 ndetse no mu kugaruka 15. Ukimara kumva ibyiza bya siporo, ndagushishikariza kuyikora. Ntabwo siporo ivuga ngo uri umukire cyangwa se uri umukene, dore ko wayikorera n'iwawe kandi bikagenda neza. Ngaho rero mureke twese dufate siporo nk'ikintu gikwiye mu buzima bwacu. Wowe utarakora subscribe, nagusaba kuyikora kuko iyo uyikoze, dore ko bidufasha ko tuba turi kumwe, nanone bikatwongera imbaraga. Iki kiganiro rero ntabwo bisaba kukihererana. Nimba ukunda inshuti zawe, kora share, likes ndetse na comment. Ciao ciao.